Umugore w'imyaka 45 wo muri Uganda wamwita Juliet Tushabeomwe yafunzwe nyuma yo guhatiriza umwana w'imyaka 8 abereye mukase kumira inshinge 46 zifashishwa mu kudoda. Ibi byabaye tariki ya 1 Gicurasi 2026 nibwo uwo mugore yatawe muri yombi nyuma yo kwibitaro bibonye inshinge mu nda y'umwana. Uyu mwana akari umukobwa w'imyaka 8 y'amavuko. Mbere yo uyu mwana ajyanwa ku bitaro yari amaze igihe avuga ko ari kuribwa mu nda cyane, yumva nta kintu ashaka kurya ndetse ko nta n'ikintu ashaka kunywa. Amakuru yizewe namenye avuga ko nyirasenge w'uyu mwana witwa Birungiye Nise yumvishe icyo kibazo uwo mwana afite bimutera impungenge, akaba yarahise afata icyemezo cyo kujya kureba umwana uko ameze. Akihagera yabonye uwo mwana nta kabaraga afite, nibwo yahise afata icyemezo cyo kumujyanira abaganga kugira ngo bamusuzume. Amugejeje kwa muganga bamucishije mu byuma birimo X-ray na CT scan. Ibyo byuma bikaba byarabonye izo nshinge zifashishwa mu kudoda. Abaganga bakimara kubona inshinge mu nda y'uwo mwana bahise bamwohereza ku bitaro bikuru bya Mbarara kumukorera operation yo kumubaga. Akigera ku bitaro bya Mbarara uwo mwana yahise abagwa n'abadogiteri b'inzobere mu kubaga bo mu bitaro bya Mbarara. Aho ino operation yatwaye iminota 54 yose. Bakimara kubaga uwo mwana abaganga beretse nyirasenge w'uwo mwana witwa Nise Birungi ko bamukuyemo inshinge zigera kuri 46 zose. Ndetse bivuga ko mukase witwa Juliet Tushabeomwe yahaye uwo mwana izo nshinge mu gihe cy'ibyumweru 2 byose, aho yafataga izo nshinge akazizingira mu mpapuro, yarangiza kuzizingira mu mpapuro agategeka uwo mwana kuzirya, aho bivuga ko yanamuhaga n'igikoma cyo kuzimanuza. Uwo mwana yageragezaga kubyanga bakamujyana mu cyumba bakifungirana n'uwo mwana, yarangiza bakamukubita. Niho uwo mwana yabonye inkoni zenda kumwica agahitamo kuzirya. Se uwo mwana bamwita Simoni Twino Mugisha abwiye polisi ko icyo uwo mugore yapfaga n'uwo mwana abereye mukase ari uko uwo mwana yavuganaga na nyina kandi mukase atabishaka, aho yagize ati umugore wanjye ntabwo yashakaga ko umwana wanjye avugana na nyina, yambwiye ko ngomba kumuhagarika kuvugana na nyina cyangwa akazamwirukana agasanga nyina. Aho kugeza uwo mukase w'uyu mwana Juliet Tushabeomwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mitomo, aho ategereje kwitaba urukiko akajya kuburana iki cyaha ashinjwa. Hagati aho uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 y'amavuko wasanzwemo inshinge ameze neza ndetse ari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Mbarara, aho mu gihe cya vuba azatakajya mu rugo. Ngayo nguko ngiye banyita Cedric Cedro, ndagushishikariza gukora subscribe kuri Cedric Cedro official no gukora like follow kuri TikTok. Ndagushimiye cyane, ciao ciao, Imana ikomeze kukurinda. Ushaka amafoto meza, amavideo meza n'amadesign meza wahamagara J Creator kuri 0794386777. Wamwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero ya 0794386777 cyangwa ukamusura ku mbuga nkoranyambaga Instagram yitwa J Creator, kuri TikTok yitwa J. Mu mugana bakora amafoto meza n'amavideo meza n'amadesign agiye atandukanye y'ubwoko bwose.